twese dutanga wanjye nari ibitekerezo. natangiye ikiganiro ndagisiba, bamwe mu bantu tuziranye muri Kiliziya Gatolika bambwiye ko nzamererwa nabi, cyitwa ivanjiri, barambwira nyine n'ibirango by'ikiganiro nari nakoze cyitwaga ivanjiri, n'abantu banagikunze banamburesinga, cyavugaga Imana mu buryo buri reyeri nyine bitandukanye n'ibi by'ubucuruzi. Ndavuga ko kugira nziteranye na Kiliziya kandi umuryango wanjye wose uyibarizwamo, reka mbyihorere. Nzakigarura ikiganiro kibwiza ukuri abantu, Imana buve muri ibi byo gucuruza, bave muri ibyo birirwa batubeshya birimo politike nyinshi n'ibindi bintu by'amanyanga. Usanga abantu kubera inyungu zabo buri wese baravuga Imana yabo mu buryo bwabo. Imana ibuza inzoga barira bemerera inzoga, sibyo? Ariko ikabategeka umugore umwe, bari ikababuza inzoga, ikabemerera abagore benshi. Imana bamwe ikabemerera ingurube kurya, abandi ikababuza kurya urukwavu. Iyo Mana ntabwo ndi kukumva nkumva birashimishije ibintu uri kuvuga. ngere Imana yanjye bituma nkubwira ngo nta kibazo twaba dufitanye. Imana yanjye si ya Isiraheli. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi hano aho turi kuganira bitandukanye, twongeye gukenera ibitekerezo bya Yves Nkuyemurugyo. Niyo mpamvu rero mubona imbere ya screen zanyu. Yves, nizere kumeze neza, nizere ko uyu munsi wowe n'Imana mwirirwanye. Imana nayirirwanye, nayo yanyirirwanye. Nta kibazo mfitanye nayo nta kibazo, nta bibazo byinshi mfitanye nanjye. Witwaye mu murongo ishaka? Oya, witwaye mu wo nshaka ariko utayibangamira. Aho ngaho sinuba utitwaye mu wishaka, none se washaka ikintu Imana itagishatse? Wowe ushobora kuba ushaka ibintu, sibyo? Njye ntabishaka, Imana ntabwo ari ariko umuntu. sinkubangamire nawe ntumbangamire. Imana ntabwo ari umuntu, ntabwo ari ukikora. Iyo Mana mwe hari uburyo mufata Imana mwayifashe nk'igikoresho cy'iterabwoba, binahura n'uburyo abantu bayigisha nyine by'ubuyobe, by'ubucuruzi n'ubutindi biraho. Ntabwo Imana ari inyagitugu bigezaho. Imana ifite ibyo yanga n'ibyo ikunda. Ibyo yanga, bimwe mu byo abantu bavuga yanga, nibo babizanye ngo tubyange, ntabwo ari Imana yabizanye ngo tubyange. Reka ngo nk'uruyo nk'umuntu wazanye ngo abantu ntibakarye ingurube, ngo bamwe ntibakarye imbata, ngo abandi ntibakagire gutyo. Bagiye bafata ibintu bavomye mu mico, kuko imico uburyo abantu bagiye batera imbere mu kwemera, sosiyete zagiraga ibintu bizicanga, byabacanga zikimajina, sibyo? Mu kwimajina ibintu bitangira, babona igiti bakavuga ati uko byagenda kose kirimo umwuka, kirimo imyuka, kuko ibintu hari ibintu babura ibisubizo. Igihe cyagenda gutya batangira kurema imana, zimwe bazita amazina, bagira ibiki, bakaziha ibyo zishoboye n'ibitagize iki. Abantu baza kugera igihe bya bintu bagenda babihuza, kandi stili bihura n'imico yabo. Abanyaziya bikamera gutya, igice zone of influence yabo bakagira gutya, n'andi bakagira gutya. Abantu kubera ko wenda mu myaka runaka ingurube bari bataramenya kuyiteka neza, n'ibibazo yabatera ibibazo, bati Imana ntibishaka ko barya ingurube. Abandi kugira bibonera abantu babishyira mu nyandiko, bagira gutya, bigenda bikora gutya. Yesu yavanye amadayimoni mu muntu, uzashyira mu ngurube. Urumva se atari impamvu nziza? Uretse ko nawe hari ibintu bamubeshyera, ariko ingurube yashyizemo amadayimoni zashiriye mu mazi. Ushobora gusanga zasigaye nta kibazo zifite. Ushobora gusanga arizo zikomokaho ziriya. Gute se zarapfuye? Twese ntidukomoka ku bantu bari mu none se twe ntidukomoka kuri Adamu na Eva? None se n'abandi bagiye mu nkuge, nibo bongeye barororoka bakwira isi. Abo se si bari intungane, hari uwagiyemo afite ibibazo mu nkuge? Inyamaswa bajyanyemo si zari nzima, izindi zose ntizashize? Rega nyuma ibya Yesu byaje nyuma y'inkuge. None se ahubwo ndashaka kuzakushyira kuri podcast, njye uzazi ibintu tubiganire nunashaka. Twese dutanga wanjye nari natangiye ikiganiro ndagisiba, bamwe mu bantu tuziranye muri Kiliziya Gatolika bambwiye ko nzamererwa nabi, cyitwa ivanjiri, barambwira nyine n'ibirango by'ikiganiro nari nakoze cyitwaga ivanjiri, n'abantu banagikunze banamburesinga, cyavugaga Imana mu buryo buri reyeri nyine bitandukanye n'ibi by'ubucuruzi. Ndavuga ko kugira nziteranye na Kiliziya kandi umuryango wanjye wose uyibarizwamo, reka mbyihorere. Nzakigarura ikiganiro kibwiza ukuri abantu, Imana buve muri ibi byo gucuruza, bave muri ibyo birirwa batubeshya.
birimo cyane. politike nyinshi n'ibindi bintu by'amanyanga, usanga abantu kubera inyungu zabo buri wese baravuga imana yabo mu buryo bwabo. Mm, Imana ibuza inzoga barira bemerera inzoga, mm, sibyo? Ariko ikabategeka umugore umwe, bari ikababuza inzoga ikabemerera abagore benshi. mm, Imana bamwe ikabemerera ingurube kurya, mm. abandi ikababuza kurya urukwavu. Iyo mana ntabwo Ndi kukumva nkumva birashimishije ibintu uri kuvuga. Ive nyemerera ngire imana yanjye Ah, gituma nkubwira ngo nta kibazo twaba dufitanye. mm, Imana yanjye si iya Isiraheli. mm. Njye mfite Nyemerera kandi sinkabipfe n'abantu, ntabwo ntukabipfe mba n'abantu, ariko niyo mpamvu tugomba iyanjye si kugira iya isi. Isiraheli, njye imana Njyewe yanjye. nawe hari ibintu tujya twemeranya, Eh, dukwiriye kugira isi itabona ibintu kimwe. Dukwiriye kugira isi y'aho abantu babona kwambara ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umutuku inanduye kubera motari uko ashaka ari ukava mu ibintu rugo umeshe ari stili ikubereye, undi akaza akubwira ko kwambara ikoboyi ya deshire n'ishati yayizinze ukumva nibyo byiza. Ntabwo dukeneye isi iva twumvisha ko tugomba kwambara ishati y'imifuka ibiri yaciye amaboko magufi, tukumva nibwo buryo bwonyine bwo kwambara. Ntabwo ari bwo buryo bwonyine bw'imyambarire. Dukeneye isi ngewe ndashaka n'ibitekerezo kongera bitandukanye. uzamfashe mu gucura izina rya kiriya kiganiro, Mhm. ariko umuyoboro ari uwo kandi mba nkoresha bibiliya cyane rwose, Hmm. nkazana controversies zirimo. Ariko nanjye ikintu nemera ko umuntu akwiriye gufata umwanzuro amaze kujijuka bihagije. Ntibibe wa mwanzuro umuntu afata ugendeye ku bintu atazi. Nk'abantu benshi 98% mubonana bakubwira ko bizera ibi ngibi 100%, ni abantu bavukiye batabifiteho mu amakuru idini, ahagije. ni abantu bavukiye mu idini runaka. Ni ukuvuga ngo ni umwanzuro yafatiwe akivuka, ntabwo ari ibintu yagiye ku ruhande ngo ahagarare ku ruhande hanyuma yasesinga, kuko hari ibintu bakubwira ko udakwiriye no gukweshoninga. Iyo ukweshoninze ibyo bintu utangiye kubyibazaho uba ufashe inzira igana mu kuyoba. Ntekereza ko umuntu akwiriye gufata umwanzuro yabanje kuwutekereza, yabanje gusoma inyandiko Naho rero zose z'aho ashaka kujya, naho akamenya ngaho ibirimo bibera n'ibitarimo. ibibazo. Imana y'u Rwanda nta kintu na kimwe kibi yigeze isetinga. Ntacyo. Hari ibisetinze bibi ntabwo yabibohesheje inyandiko, yabiteye mu mitima yacu. Handi unagikora umutima wawe ugahita ugucira urubanza, kuko ni uko biteye nyine. Ntabwo yigeze ishyiraho agahato ngo ugomba gutyo. Njyanira mu byanzanye ibi ngibi ntabipfa n'abantu, ugasanga hari n'abarakaye bakagenda. Oya, ntabwo hano Ababishaka cyo kuza bashaka ibintu bimeze gutya ko twabiganira mu buryo bwiza. Guhera mu cyumweru gitaha bazi iwanjye ndaba nabonye izi ikiganiro cyo mfite n'ama episode menshi ateguye, ariko ko nari nabyise ivanjiri barambwiye ngo bizanteranya na kiliziya, ngiramo ubwoba kandi ndi umuntu. Rero kiliziya nanga gushwana nayo ibiganiro ndabihanagura rwose. Oya, ufite uburenganzira, ariko nanone nta kibi kiba kirimo. Burya kuvuga ibintu uko byumva ukazana indi verisiyo y'ibitekerezo, hanyuma wa wundi ufata Ibi bintu hari inyandiko nyinshi abantu bashobora kureba, hari n'ibidasaba ubwenge bwinshi. Nutangira rwose episode uzambwira iyo dukorana, nanjye hari documentaire nakoze isobanura inkomoko urwango abanyafurika bagirirwa. Nasomye ibitabo byinshi kugira ngo nkuremo iyo documentaire yuzuye, ifite iminota hafi 20. Nsanga harimo byinshi byagiye binyuzwa mu nyandiko izi twita ngo ni inyandiko zera, kugira ngo bagene ibintu tubona uyu munsi birimo ariko ibaze, reka mbwira abantu ahantu tutarahava. Sikora bigiye kuba ikiganiro n'abarakaye bahite barakara nta kibazo, ariko bahite banambabarira twijyanire mu bindi. Nk'ubu uyu munsi tubareka abantu bibiliya tutigeze tuyisoma, tutigishijwe ibintu twigishijwe. Nk'umuntu w'umuhanga muri izi biology tuzi, sibyo, n'ubumenyi abantu bamaze kugira, akandika nk'igitabo cyangwa agasohora filime ivuga ko umuntu yavuye mu rubavu rw'undi. Abantu bazi bya DNA, abantu bazi reproduction system, bazi iki, bakata kuvuga ngo umuntu yavuye, zihari inyigisho zo gupyinagaza abagore. Uri kubivuga mu mboni z'umuntu usanzwe. None se abandi batwigisha babonesha izihe mboni? Nyine urumva hari inyandiko tugendeye kuri Bibiliya na Korani n'ibindi bitabo by'abantu bemera, hari inyandiko zagiye ziza ziturutse ku Mana direct, zikaza zikabwirwa umuntu agahita azandika akazishyira mu bitabo, uwo muntu agahita aba intumwa y'Imana. Ariko ngaho nshakira umuntu uyu munsi azabikinisha, azana inyandiko avuge ngo Imana irayimuhaye, Imana imanuye inyandiko nshya. Oya, muri Islam bavuga ko wasozereje intumwa n'abahanuzi ni Muhammad, nta wundi. Abakristo se Yesu ntabwo yari yabisoje? Hari ubundi butumwa bwaje, rega ngo Yesu ngo yatumye ku banyesiraheli, Muhammad atumwa ku batuye isi. Koko Isiraheli ni iki se? Abakristo basobanura Isiraheli nk'iki? Isiraheli se ni isi? Uburyo abakristo basobanura Isiraheli bayisobanura mu buryo bwenda kuba bubiri. Bamwe bafata Isiraheli nka filozofi,
nk'igitekerezo nk'igitekerezo. kuko natwe twese turi abanyayisiraheli. Ni nayo mpamvu abantu baririmba ngo tuzataha muri Yeruzalemu. Ntihazagira umuntu unjyana Yeruzalemu si iwacu. Nitumara kwambuka Yorodani Tuzayambukayo dute se? Tuzahurira he na Yorodani? tuzicara dusorome Nta hantu tuzahurira na Yorodani si iwacu. tuzazirya. Ibyo bivemo sibyo. Abandi abatayifata nk'igitekerezo bemera ko twese dukomoka hariya. Bamwe bati bamwe nabo kwa Gahini, sibyo. Agahini amaze kwica umuvandimwe wa Abeli, hari ahantu bamuciye ahita ahinduka enjeniyeri, atangira kubaka imidugudu ya mbere. Umuryango we ubyara abandi bavuyemo abana beza. Aba bagakurikira bakabishakira mu miryango 12 yo kwa Yakobo n'ibindi. Ibyo bintu byose ni ibintu byo kuducanga no kuducanganyukisha. Esawu na Yakobo. Ibintu byiza bihari Imana iriho. Abanyayisiraheli, Abayahudi bafite ubushobozi bwo gufata ahantu bakavuga ati aha hantu twahasezeranyijwe imyaka 3000 ishize. Kandi Ni barabikoze. isezerano None ryacu. se muri aho bari muri Isiraheli bakubwira ko ari hehe? Nta hantu habo. Bari barasezeranyijwe, bahavanywe ngo mu myaka 2000 irenga mbere yuko bahagaruka. Bigende bite? Bibiliya yubaze neza ubona ko itwereka ko abantu ku isi twaba tumaze imyaka miliyoni, imyaka 4000 gusa ku isi. Kandi hari n'indi myaka ya mbere yabayeho bavuga myinshi. Siyanse habaho ibindi biremwa by'umwuka, nta bantu bahari. Siyanse ikatwereka ko isi imaze imyaka irenga miliyari 4 n'igice. Hari ibintu twize kera Bakarenga bya imanite. Hari umuyahudi wabikubiye mu gitabo yise ngo ni Sapiens and Homo Deus. Homo sapiens ubundi niyo muntu wuzuye nyine wa mbere wabayeho. Biriya byose ni ibintu bimwe ngo ni Sapiens. N'ibitabo bibiri babwita ngo ni Yuval Noah Harari. Yanditse igitabo cyitwa ngo ni Sapiens, A Brief History of Humankind. Yandika n'ikindi cyitwa ngo Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Ariko iki cya Sapiens nicyo ahanini cyasobanuye nyine inkomoko y'umuntu, ukuntu yaje atangira ubuzima agenda na 4 pattes, nyuma atangira gukenera gusoroma ibyo hejuru mu giti, atangira guhaguruka. Noneho kandi berceau de l'humanité bakavuga ko ari Afrique hano hepfo. Ahangaha niho bavuga iyo myaka 1000. Ariko abagendera muri usuzinga ibitabo bivuga ko berceau de l'humanité ari muri Afrika, uzi ngo byinshi uzabibona berekane greatness y'umunyafrika. Oya, uzi ko no kwemera ko Mansa Musa yari umukire wa mbere kuba yari umunyafrika babisoresha ko yari ikigoryi kubera ubutunzi bwe yagiye butagaguza n'ibiki. Ibi bintu biba birimo za politike nyinshi. Imana suko iteye. ubundi politike mbona ari influence ibintu by'imyemerere cyane, kuko ikintu cyanyuma cyonyine ngiye mbivugaho byatangiye imyemerere influence politike, birangiye politike yigaranzo. mu bintu bike wavuze mu byo nemeranya nawe nuko hari imyanzuro abantu bafatirwa batarajya ku ruhande ngo Abantu batekereze barwanya bahitemo. intambara mu izina ry'Imana, ariko Imana barwanirira atari yo Mana yabo cyangwa Ni influence batanayizi. la politique. Ikintu cyonyine nemera ko u Rwanda ruza kuba ari puissant nk'abanyaburayi, aba Espanyol Imana y'u Rwanda uyu n'aba munsi bifite benshi bayisenga cyane cyane rwose. rwose. Kandi Imana y'u Dufite abantu Rwanda, bakorera imitambagiro igituma njye Imana y'u mitagatifu Rwanda nyemera ni uko ari igitekerezo. Icya kabiri ikaba nta kintu kibi na kimwe ya setting, nta terabwoba, iri liberale, ntaki urabaho ukuntu ukwiriye kububaho, sibyo? Kandi ibi bintu byiza byose aba bantu batubuza byo bimwe bakabyita ibyaha, nta byaha birimo. Ntabwo yo yigeze, nta muntu yigeze ibibuza. Ibindi ni bya bindi morals nyine n'ubundi. Reka ndeke kubibwira abantu mu byo butegeranyije. Umwateiste cyo nzipe. Kandi nkubwa ko nemera Imana. Umwateiste ni umuntu utemera Imana. Icyo ntemera sinemera idini. Ntabwo ibintu by'amadini ni scam iteye ubwoba. Ni scam iteye ubwoba. Ni scam iteye ubwoba kandi n'ikindi ni business yungura abantu bamwe ikica abandi abantu ikabahumya. Abantu bakaza kukubwira ko kujya mu ijuru k'umukire ari nk'uko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge. Ubikubwira akaba ari Copeland, Kenneth Copeland agenda muri private jet. Numvishe na mukubwa nawe atabyemera. Ibintu atangira gutanga hingero kumva ati mbese we yabyemera nyine n'isi batuyoboye. Atiyo biza kuba kuko amasengesho akora nk'uko mubivuga, ntago nagomye kuba nza muri ibi ngibi. Nahabonye ko mu gitondo mbyuka nkajya ku kiliziya nkavuga ati rwose imihanda Nyagasani yubakwe, ibi n'ibintu bikagenda bitungana. Nemerera ako kanyuzemo. Gusa nibyo tuba dukeneye kuganira ku bintu bitandukanye. Burya niyo mpamvu nakunze gushimangira nko umuntu abanza ashaka ubumenyi hanyuma abone kwemera nyuma, kuruta uko wabanza ukemera ukazashaka ubumenyi nyuma. Ibyo biragoye. Uretse ko no kwemera no kwirimita. Iyo uvuze ngo nemera ibi uba uhagaritse gushaka ibindi
I Mm. agree with you. Abantu muri comment rwose mutanga ibitekerezo byanyu ko mubyumva, gusa mwirinde gutukana. Oya, Natwe ahubwo turi bazi no kuvuga gutukana, erega nabyo ibintu uko biraruhura. tubyumva. Asa mugani ko ndi kuyobora ibitekerezo byabo. Gusa igihari ni uko umuntu agomba gufata umwanya agatekereza. Hari Mm. igitabo cyitwa, ahubwo twazashatse ikiganiro kiganira ku bitabo. Njye ndakigira ariko iwanjye Hey, kuri Nkwemuruye Yves official kirahari. okay. Kibaho Umunsi rwose. natangiye ibintu ndi guteka nzajya nkutumira wicare hariya nicare hano tuganire. Ndabizi tuzatubona views nk'izo kuri stat ya telefone, ariko Bitwaye ntacyo iki? bake bakabona Bitwaye iki? bakahakura ubumenyi. Njyewe ntabwo ndi muri abo bantu bizerera muri views Mm. ibihumbi magana. Eh, Hari abantu nabonye babara hari ubwiza abantu batwika bw'ibiganiro muri views. niba babona bavuze ubusa ugasanga ikiganiro kimwe ngo nuko abantu babiri ngo bagiye ngo kuri date ngo baganira ngo Ntacyo ngo amatara ngo azimye ngo cyangwa bimbwiye. atazimye, ubwo bari kuvuga ngo mu buriri ngo ukuntu bimeze ukabibona harimo ibihumbi Oya, magana kiriya abiri. kiganiro biriya byo ni sawa. Ntabwo mvuze ngo ni bibi, ariko nyine Kiriya kiganiro byonyine urebye ingufu giteguranye Mm. kirimo ubwenge, Mm. kirimo n'ibindi bintu nyine, ahubwo kigenewe bande. Kuba kigenewe kiriya kiganiro, ni ikiganiro njye nshobora kureba iminota 20 igashira. Mm. Hari ibindi biba birimo ubusa, Mm. ubusa from beginning kugeza ku musozo, Mm. kandi kikarebwa n'abo bantu benshi. Ibyo njye nta kintu bimbwiye, kubera ko hari umuntu uhitamo gukora business ya hoteli. Umuntu wakoze business ya hoteli ntabwo ategereje ko azafrakinga ngo agira abantu 2,000 muri hoteli. Mm. Ntabwo bishoboka, sibyo? Mm. Ariko uwakoze business y'akabari kandi akibuka gushyiramo ibyuma, azababona abantu benshi. Mm. Igiciro gipfa kuba ari gito. Gishobora kuba Yego. ari gito. Yego. Njyewe nakishimira guha abantu ibintu by'ukuri bibagirira umumaro, inyungu nkabona iri mu ayene, n'ubundi nta miliyari 100 nzatunga. Nta miliyoni 100 uzatunga. cyane.